gitondo mu masaa atatu tubona Rwamureke irasesekaye isangwe no guhosha amakimbirane mu miryango. Uwo mushinga wabikoze neza tubanye neza abafashamyumvire bakadufasha. Uwo mushinga Nshuti rero bakunzi ba Radio Rwanda tubifurije ikaze muri iki kiganiro ari nako tubifuriza kugubwa neza. Ngiye kuri mikoro ni P7 cyangwa se Pascal Nyandwi. Muri aka kanya rero tukaba twinjiye mu kiganiro cya Rwamureke. Uyu akaba ari umuryango nyarwanda uharanira kwimakaza ihame ry'uburinganire no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina binyujijwe mu gushishikariza cyane cyane umugabo kubigiramo uruhare. Tukaba rero turi mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Munyiginya, aha ni mu kagari ka Nkomangwa, mu mudugudu wa Bakanyi, aha rero ni mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma rero muri studio za Radio Rwanda hano muri aka kagari ka Nkomangwa muri uyu mudugudu wa Bakanyi turi kumwe na Ange Sirasi Niyibizi, umukozi wa Rwamureke. We ashinzwe gukurikirana umushinga Indashyikirwa. Aratangira adusobanurira umushinga Indashyikirwa ushyirwa mu bikorwa na Rwamureke ku bufatanye n'inzego zibanze. Tubahaye ikaze rero muri studio za Radio Rwanda hano muri aka kagari ka Nkomangwa mu mudugudu wa Bakanyi. Murakoze cyane. Nkuko mwamaze kubivuga, umushinga Indashyikirwa ni umushinga ushyirwa mu bikorwa na Rwamureke. Rwamureke rero nk'umuryango nyarwanda wimakaza ihame ry'uburinganire ndetse no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina binyujijwe cyane mu gushishikariza abagabo kubigiramo uruhare. Ibikorwa by'umushinga Indashyikirwa ni umushinga ushyirwa mu bikorwa na Rwamureke nk'uko nabivuze, ariko ku nkunga ya DFID, cya kigega cy'Abongereza kidufasha, binyujijwe muri Care International. Hanyuma twahuguye rero abantu benshi ahangaha muri uno murenge. Mu karere ka Rwamagana twaba dukorera nyine mu murenge wa Munyiginya ndetse no mu murenge wa Gishari. Ahangaha mu kagari ka Nkomangwa muri Munyiginya ni hamwe mu tugari tubiri dukoreramo muri uyu murenge. Noneho umudugudu w'Abakanyi turimo harimo rero abantu twagiye tuganira nabo, twagiye tubahugura kuri byinshi. Twaraganiriye rero kandi aho umushinga ugeze ubu ngubu ngira ngo biragaragara nk'uko mu mbyino mumaze kwibonera cyangwa mumaze kumva yabigaragazaga. Mu guhindura rero imyumvire y'abantu cyangwa se kugerageza kwimakaza iryo hame ry'uburinganire, tubinyuza mu buryo butandukanye. Aba bahuguwe dufite abo bita abafashamyumvire cyangwa se abaharanira impinduka. Abo ni bamwe mu baganira n'abaturage ahangaha duherereye, barabamenyereye, barabazi cyane. Bumwe mu buryo bakoresha rero harimo gutanga ibiganiro, ariko kandi by'umwihariko uyu munsi ndagira ngo tubagaragarize muri bumwe mu buryo bakoresha, harimo n'utukinamico tugufi tundi bakina bagaragaza ubuzima bw'abatuye ahangaha umunsi ku wundi. Reka rero no gutinda cyane, hanyuma mbareke nabo batwereke bumwe mu buryo bakoresha badushyiriraho ako gakinamico. Arikora hakongerwa tirareka nkubwire namwe nasinze, ariko umugore uri ha ntabwo ndi umushobore pe. Amazi iminsi dufitanye amakimbirane, ariko ubu noneho iri joro ndanda kwereka Nyiragaka. Karame waje mutware kingura kankingure ngane mwiriwe. Ariko reka nkubwire rero ibyawe nabimenye, nagize nese kandi amasaka yanjye ibishyimbo byanjye n'umukobwa wawe uriya watwaye inda y'indaro yarabimaze. Ubu nta kintu ngifite mu rugo, ako ntukadutuke nubwo ubona ngo mfite icupa ngo nasinzi, ubu nari gukubita mu mutwe. Oya mbabarira, reka gutwara inda mugende mu kabiri gatatu mugende toka. We mwana wa tugenda tujya muri mugende mujye kohera n'ubundi. Ariko ubundi mwari musanzwe mumara iki? Niyo nzu yacu katwibundire hano. Ndanishanyije sheri wanjye, mwebwe nimugende. Ako genda nakabonye ugende. Ariko nakabo sha ubu cya kigabo cyaje kigaruke nanjye. Sheri nakabonye. Umva rero urabona neza sheri, ni amahoro. Ariko sha reka nkubwire, nashatse umugore witwa Nyiragakara, ariko Nyiragakara namwirukanye n'umukobwa we, bamariye ibintu. Nyiragakara yagenda mwirukanye n'agacupa kabyere nkuzane kugira ngo usome. Ngaho cyane rero nkubwire rero, maze twiganire umugore mwiza. Ngaho soma rero. Nose nikuye
Ibyerera ntabwo nayiherukaga. Nta kindi kintu ukeneye kugira ngo noneho ugubwe neza ndetse tubashe no kuganira. Inyama zo kurya. Reka rero nkubwire. Muchoma. Karame. Muchoma. Karame ndakumva mukiri. Hungiza vuba uzane izo nyama. Inyama zirahari hano rwose mwihanganeho. Ndavuze ngo gira vuba. Tebuka kandi. Kabanze mbakora agakomande kameze neza. Akira mugabo nkunda. Kandi ukiraho umunyu n'urusenda rwinshi. Kabisa hano turyoshye ibintu rwose. Tebuka uri murankerereza. Reka nicare. Umva rero reka nkubwire. Nari nkukumbuye. Hano harakomande. Mba nezerewe rwose. Umvise kabyere karyoshye. Mwakira kiriya. Shiraho ngaho. Shiraho ngaho. Reka mbanye nakwishyura. Nyamara wazihishije muto. Mukuna amafaranga. Nyishyura. Ubundi y'abakiriya ari benshi twishyuza mbere. Ngaho genda. Sawa murakoze muryoherwa. Mbanze mfata iyanjye izindi urabuzirya. Wayafatiye kinini. Mbanze mfata ikinini kuko nari nyihwabaye. Ariko nazirya. Wibuke kuri bume n'amafaranga. Amafaranga kandi nyatanze. Uyu rama nayanjye nge se sinyakeneye. Muchoma ntihangaruriye. Sinyamara kazigashara. Ndazirya zose. Ndazirya zose rwose ntabwo ndi buzisige. Sinzi. Mwaramutse kwa Rwatira. Ibyanjye ni birebire cyane. Mwaramutse muteze. Ewe ntakuramuka. Ubuse ko twaraye muri iyi nsina ureba reka da. Ayiwe. Yaraye dusize yankubise njye n'uyu mwana wanjye ntitujya tuba bazima. None se. Ahubwo atambuka ubanze wicare. Murakoze. Wihera ijisho. Ayiwe. Cyose nyaragaka. Izi se ni inkoni. Dore inkoni yego kwizi n'izurora. Yeba data we. Yaratwishe twanze gupfa. Ubu uyu mukobwa wanjye ureba sinzi niba azabyara umwana muzima. Ayiwe. Umva rero nkubwire. Hari abantu. Bari abantu nasanze ku kagari. Ku kagari bakora ukuntu umeze ukugenda ari narabaye nabi kurusha wowe. Nukuri. Hari umuntu wabaye nkanjye ubu. Hari abantu nasanze baravuga ngo ni abantu baharanira impinduka. Nukuri. Baharanira impinduka se zimeze gute? Cyore ukuntu nawe narabaye se wabikurikira. Ubwo nawe wabaye nkanjye n'ukuntu byibushye. Baba we nibe nawe. Mbyibushye ubu ngo baho yakangarukiye. Ngambwira ibyabo bantu. Aba bantu rero hari inshuti z'umuryango. Hari n'abaharanira impinduka. Umuryango wacu nta nshuti ugira. Ni wowe mbonye ugera mu rugo rwacu abandi batira yarahabaciye. Vuye nkwereke uwo muntu uharanira impinduka niwe baduhimbe hano mu rugo iwacu. Umwana wanjye nawe ku buryo cyore mwana watuje nakagoma. Mama ubu natubeshya kuko ntabwo mbabeshya. Ngaho ni mugende ndasigara kuru. Ubundi sorinzi iki nushaka uze tujyane. N'ibishyimbo bimazemo neza. Burundu. Nikoye. Muraho neza. Muraho kankundi. Muraho nawe. Ni wese uharanira impinduka bambwiye. Maranira impinduka ndwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Natwe ku buryo waduharanira tukagira uburenganzira. Ahubwo se mwahuye n'ikibazo ki? Yego ko. Ibibazo byacu ni birebire. Nta muntu wabikemura cyo ko ruriya mugore anyijeje yuko mujya mugerageza. Twe turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko hari n'abandi bavandimwe dufatanyije. Ujya wumva ahantu bavuga ngo ni ku rubuga rw'abagore habayo abantu bitwa abafashamyumvire. Hakaba n'abandi bantu baharanira uburenganzira bw'abana bw'ihohoterwa rikorerwa abana. Babita inshuti z'umuryango. Umwana wanjye ku buryo yagira uburenganzira nawe. Nta kibazo rwose nabazana tugafatanya tukabasura nta kibazo. Nta kibazo muzaze mudusure reka dusange urugo rwa tirataza akatwica. Nta kibazo tuzaza tubasure. Sheri rwose wamaye nk'abansomaho. Kamana nanjye we. Ko wenda ari ingimeru. Ndya rwose. Wapfa kujya ku muhanda nkarakona umera kamwera. Ariko nakabo. Ashaka kareka kimureka nje mu ndebe. Uraho rwate? Muraho neza. Hakukumera kunyugo. Uraho neza umugabo we. Uraho. Namahoro. Ndaho. Umva itonde ariko. Umva reka tubanze twumva ibyo tubwira. Uza kubera iki? Hayi uburenganzira. Ihangane wicare banza wicare. Umva nakabonye. Ndaransuza reka nta kibazo. Oya umunota ntago ngushaka ko ansuriza umugabo nkandi. Ihangane ndaje. Umva muta gose hangane mvugane n'umugabo wawe. Akabyari ndakureka. Rwose nta kibazo. Ngaho genda. Rwate ndakumva ariko. Amakuruzi ni meza. Nose ko mbonye office ko ufite icyuki. Wamenye ibyanjye yagakara n'umukobwa bamaze ibintu neza umuntu yabiruka. Urusheti suze ubuzo sizi ngizi zonyine koko. Urabona uramutse kanzige wasanga cya kigabo cy'ibikote cy'umutwaye.
uriya mugabo w'ibikoti iyo mubonye nkura buriya ingaruka zirahari mba numva ibyanjye birangiye nazo urugo rwanjye n'abana banjye imbunja zirabica kandi simbasha no kubakurikira neza rwose numva ingaruka mbi zirimo wasanga ariko nawe mu rugo ugafatanya n'umugore wawe ibyanakabonye biragaragara bigiye ku mugaragaro gusa nakuraho ikindi kigabo cyiza kigendesha inyungu zanjye ni icyambere no kujya inama n'umugabo wawe none twahinga n'ibishyimbo cyane n'ibijumba tukareba ukuntu tuzajya tubijira kugira ngo dutunge abana bacu inyungu rwose zirimo nashaka agenda amasaka n'amaze mu nzu ibishyimbo nuko amafaranga ndayafite ndumva namwatse ahagije ntagende ariko kariya kagore nako kazajya kubyibuha nakabonye naramukuyemo icyo mfashe umwanzuro nuko subiye iwanjye ariko ngiye kuganiriza umugore nyirakaruri ariko naramuhemukiye umutsi wabaye gutya uranyemereye nzaze tubiganire n'umudamu wawe ku buryo burambuye ibyanjye bigiye ku mugaragaro pe ese reka nkubwire ngaho ujyana nawe kucyumweru nicaha wenda aravuga kandi kabyeri nisomera Maria Roza Maria Nyiragakara muze tujye gusura umuntu wawe Nyiragakara ariko ra Nyiragaka na umva Nyiragakara mwiza ego ako noneho uyu mugabo wanjye wahuye n'iyihe mana umwana wanjye ari mwana wawe ari hano banza usuhu nawe ndumva so yahuye n'imana narahindutse pe karame papa uraho neza mwana wa muraho ese ntiwari wanabyara reka da do Nyiragaka karame ntago cyitwa Nyiragakara icyo sa n'igiki ndabufite zuba rirashe yego mugabo ngo nitwa Zuba umva deni kimenyimenyi nakuguriye agatenge kese icyo sa n'icyanjye akira ahubwo nicyaka kandi nyakira neza tongeye twicare reka uriya namuretse nahuye n'umuntu harya ngo yari yambaye agakote k'umukara harya ngo yitwa ndera abaharanira impinduka se baje nawe kugusura banjye rero tuganire noneho icara hano gato no kudusura uyu munsi nanjye nababwiye ko bazaza ku cyumweru icara rero ariko narahindutse reka rero tujye inama bya bishyimbo twahingaga ukajyana mu kabari nanjye nkajyana mu kabari inzoga zamaze amafaranga n'iriya ndaya mwiriwe yemwe kwa Rwatira muraho neza muraho yeguye muraho neza Rwati muraho neza muraho abo ni babandi ejo muri twahuraga twarakijijwe icyo tubabwira cyo nta ubundi bujyanama bwanyu dukeneye ubwo mwaduhaye burahagije twarahindutse ngewe na Nyiragakara Imana kandi bahumugisha mwakoze nta kibazo twaba natwe tugize amahirwe cyane yego mwamba yego Imana bahumugisha aha barakoze cyane rero nkuko twabisobanuriwe na Ange Silas Niyibizi akaba ashinzwe gukurikirana ibikorwa by'umushinga Indashyikirwa muri uyu murenge yatubwiraga ko ari bumwe mu buryo bakoresha bigisha imiryango ibanye nabi kubana neza bigisha umugore n'umugabo gutahiriza umugozi umwe hanyuma rero reka tuve kuri aka gakino noneho tujye mu miryango nyirizina yahawe izi nyigisho twumve reka tuve mu mikino tujye noneho mu bikorwa twumve niba koko izi nyigisho zaragiye zituma bari babanye nabi imiryango yari ibanye nabi yagiye ibona izi nyigisho yagezeho aho kubana neza hano rero turi kumwe na bamwe mu babonye izi nyigisho murakomeye muraho amakuru meza uyu ni umugore wawe muri kumwe uyu ni umudamu wanjye yitwa nde yitwa Isinate Mukabadege ubwo urugendo twagenze rero ni rurerure ahantu twageze naho aho tuvuye naho tugeze nge ndabona aho tuvuye ariho habi namwe mwabonye izi nyigisho twumvaga mu kanya muri kariya gakino izi nyigisho rwose muri kariya gakino twakabonyemo aha kagira inkuru rero byari bimeze bite ukuntu byari bimeze rero nge rwose uyu mushinga Rwamureka utari wangeraho nge nari wa muntu w'intakoreka ngewe ubwanjye nafataga gahunda muri make nkajya mu rusimbi nkafata amafaranga ubwanjye nakoreye nari wa muntu ufite imbaraga n'ubundebe gutyo nubwo rwose nshaje nkajyana ibitoki mu isoko yemwe nkabasha no kugira naho nkorakora kimwe na kimwe nkakijyana mu isoko nyibye urumva ukakijyana mu isoko ukibye nyibye kabisa urumva najya muri Rwamureka ariko noneho ngize amahirwe Nyagasani amvugiyemo umugore wanjye akajya ambwira ati ibyo urimo ubundi ni ibiki ukamubwira ngo iki ngewe ubwanjye nabashaka kumusubiza nti ubundi ibyo urimo wowe ushaka kumbwira ni ibiki nge ndakwiyamye urumva ubwo umugore wanjye agomeza aranyigisha yajya njya naho abandi bari
nge nkamugirira imyoro nkamubwira ngewe ibyo urimo ntago mbishaka kora ibyo nkubwiye urumva ubwo ngubwo hagati yaho ngaho umudamu wanjye ajya yarari mu matsinda ngiye kumva numva ngo bamutomboye none haraza arambwira ati rero mugabo wanjye gahunda zanjye nawe ndashaka ko duhindura ibintu byacu ubushya ubwo ngubwo umugore wanjye aranyegera nanjye ndamukundira namwegera tumaze nk'ukwezi nyina nyigisha tutari kwajya muri Rwamureka ariko hanyuma se yarakugisha ukabyumva ngewe ubwo ngubwo nagendaga hari ibyo bimwe na bimwe mfata ibindi simbyumve ibindi nkabyumva ibindi simbyumve nkaca hirya no hino mbega muri make urumva ko nahuzagurikaga ubwo noneho haciyeho iminsi ubwo umugore wanjye ngiye kumva numva arambwira ati rero vahe tujye kwiga nge birantangaza cyane turiga ibiki rwose mwarimu wacu ngiye kubona mbona tugiye ku kagari ngiye kubona ati dore umuntu uzajya twigisha baratwakiriye bamaze kutwakira yewe inyigisho zimwe ndazifata baduha agashahara ka mbere kisimbura mu byizi 6,000 umugore akibera kubiyimo ujya kuyanywera uwo mwanya ntabwo byatinze nahise manuka njya hariya ku gasantere bita i Bagdad faranga ndarihonze namanukanya umuti w'isabune umwe umugore ati rero ibintu ntabwo bizashoboka twahugukaga kwa gatatu ubwo hashije iminsi kwa gatatu ngiye kumva numva ati dusubiyeyo noneho yayandi yampaye yayandiye ngenda wirukanka uti barongera bampandi ije kuyaho nibura barongera bampandi ibyanga bikunda barampandi urumva umutima hano wari uri ubwo amafaranga rwose ndagenda ndahugurwa none maze guhugurwa yayandiye sinayafata maze mfata yanjye maze gufata yanjye ubwo ayanjye ndayarya rwose noneho ndayamara noneho ndataha maze gutaha umugore arambwira ati se ko baduhaye agashara kangana kanjye nawe ayawe yakoze iki ngi nasanze yahaye urumva nge sinibeshyera ubwo amafaranga arambwira ati rero ubwo ngiye nahashye na uyu munsi nawe ejo uzagerageze ugira icyo uhaha umugore ndamwihorera nyine urumva ko nanjye namwirengagije kuko nari nzi ibyo nakoze ubwo umugore rwose agenda anyuvura nca imihini mike negera n'abantu noneho ngeze aho ngaho noneho pe ibitekerezo binzamo umuntu numva noneho bya bindi by'urusimbi mbivuyemo rwose bamwe na bamwe n'ubu ngubu barimo twakinanaga mba mbivuyemo bya bindi byo kuvuga ibiki byo guca hirya no hino inzoga mba ndazihagaritse nubwo rwose nyinywa sinkuhakana gusinywa buretse tubanze twumva umugore wawe amaze kutubwira ukuntu yafataga amafaranga akagenda akajya kuyanywera bakaza ukamubaza ibibazo byinshi ngira ngo hari uko yazaga ameze wewe wamubonaga gute uko yazaga ameze yazaga yasinze akaza ambwira nabi ndetse akanankubita nkarara hanze n'abana imibi katurya ubwo bwacya mu gitondo nkasubira mu rugo nasubira mu rugo nkamubwira ariko se mugabo niba waraye usinze rwose wanyihanganiye nkirerera abana ubwo nyine kubera ko yabaga inzoga zamushijemo ubwo nyine nkagaruka mu rugo ariko ubwo yagukubise nka kangahe yankubise inshuro nyinshi ntabwo ubwawe wabasha kuzibara rwose izo nabara zagera nko muri 6 kuko nari naragowe nta mubiri nagiraga sinanywaga amazi nabyonyine nabonaga natungutse umutima ukajya mu mutwe ubwo rero nyuma y'aho ngaho tuza nyine guhura n'umushinga wa Rwamureke tuza kujyamo turahugurwa duhugurwa ubwa mbere ariko numva ntibimujyamo ariko njye ku mutima nkavuga ntariko mana uyu mushinga uramutse ugize icyo nkorera nkabona umutwaro wanjye ahindutse sinzi icyo nashima Imana ubwo dusubirayo ubwa kabiri turahugurwa baduha amasomo turiga none hageze aho turataha dutashye ubwo umugabo arambwira atari kuzi uko nari naraguhohoteye ubwo nyine icyo gihe twese ku isomo ryerekeranye no guhohoterwa mbwira bivuga ukuntu yari ameze aho ngaho byari bimeze bite icyo gihe bivuga yari yishimye nabonaga ari ibidasanzwe kuri njye ubwo nanjye nabonye uburyo yaranezerewe nanjye ndumva nanezerewe ubwo nahise muhobera
kuko byaranshimishije cyane, biranshimisha ndetse n'abana bacu ubona barasa naho bakeye. Ubwo rero muri ako kanya dukomeza amahugurwa, noneho igihe kimwe mwarimu aza kuduhugura aratubwira atari ku bundi mujya mwicara mugafata akanya mukaganira n'abafasha banyu. Ubwo nyine kuva dushakanye nta muntu wajyaga wegera undi. Mwari mumaranye imyaka ingahe? Twari tumaranye rwose imyaka hafi nka 15. Nta muntu n'umwe wegera undi? N'umwe wegera undi, tubana gutyo gusa. Ubwo aho tumariye gufata amahugurwa mbese dutangira kuganira. Ubwo nibwo twegeranye, noneho tuganira uburyo twabayeho, tubona ko twabayeho mu bihe bibi, noneho dufata umwanzuro w'ibihe twari turimo ko tugomba kubireka bitewe n'amahugurwa Rwamureke yaduhaye. Ubu rero ubu ngubu aho tugeze ubu ngubu rwose tubanye neza, nta kibazo dufite, amatungo twarayaguze, n'inka twaraziguze, ndetse tutarajya mu guhugura twari mu nzu mbi ya nyakatsi, ariko ubu aho tugeze ubu turi mu nzu y'amabati 30. Reka twumve uyu mugabo rero. Uyu ni umugore wawe twaganiraga, ari kumbwira ukuntu mwari mumeze. Ubu ngubu arambwiye ati twageze naho tugura inka. Ni umugore wabyivugiraga. Icyemezo wafashe ubu usanzwe nk'umuntu w'umugabo wihagarara kuvuga uti ngewe ndi umugabo, wagifashe wumva kikuvuye ku mutima? Ngewe icyemezo naje gufata, nasanze ndimo guhohotera umugore n'abana. Ubwanjye rwose ubwo inyigisho yamaze kunyinjiramo, ngura inka y'ibihumbi 300 mu rugo nyishyiramo. Bukeye bwaho nubaka inzu yari twari turimo ntabwo kuko yari dukwiriye nk'umuntu w'umugabo. Nge nabwanjye nabonaga n'umuntu uje kunsura mu rugo nkaba nabereka nkamuhunga. Ariko noneho ngubwo aho tuvuye naho tugeze nge ndabona hashimishije. Amafaranga se yavuye hehe? Ko iyo wafataga watubwira ko wajyaga kuyanywera, icyo gihe inzoga warayiretse, amafaranga mu by'ukuri tubwira wubakishije iyo nzu, iyo mafaranga waguze inka numvise umugore ambwira yavuye he? Rwose muri make singiye kukurira ngo nkubeshye. Ubwanjye ngewe mfite isambu narayihinze, ndayihinga rwose nyihera ku mutwe ngeza ku kibuno. Ubwo ndangije narahinze bwa mbere neza imifuka 10 y'amasaka. 10 ningahe? 12. Bwa gatatu nsubijeyo neza imifuka 4 y'ibishyimbo. Ubwo amafaranga umugore rwose kubera ko yaramaze kunganza, afite n'abana bakuru n'umurebe gutya. Muravuze ngo yaramaze kukuganza? Rwose yaramaze kunganza mu magambo rwose mvuga ni none nongeye kwemera mpagarare hamwe. Ubu hari abantu batangiye gutekereza ati wa mugabo yabaye inganzwa. Oya ntago ari inganzwa rwose, kuba mugendana n'umugore ntago ari kuvuga ngo n'ubuganzwa. Oya, ikibazo rwose iyo mugendanye neza mukagenda icyo mugiye gukora mucyumvikanyeho biba byiza cyane. Ubwo rwose ya myaka twaje kuyifata tugura inka, tumaze kugura inka ubu rwose tugeze mu nka 3 mu rugo. Dufite amatungo magufi n'amaremare, dufite inka, dufite ihene, dufite inkoko, dufite abana 5. Ubwo urumva ko aho navuye naho ngeze ari ibintu bishimishije. Gerageza utugezi wawe nka nimugoroba mwicaye wowe n'umugore wawe. Ubwanjye rwose iyo ngeze mu rugo wanjye n'umugore ndagenda nkamubwira nti sheri wanjye bimeze bite, nkamukoma akambwira ati se ubundi ko ndeba noneho uje wumimirije byagenze bite? Nirega ntuzi ko nabyagwa kubera ko mfite aho ngeze. Nkubwira izanzoga ntago nkizishaka, ndashaka kabyeri nabura kamwe, nabura nge nkasoma. Urumva noneho inzoga yihuze ko nzinyweye usanga ndibwa mu nda, ugasanga nzanye ibintu by'irwara. Ni wapi ntago inzoga rwa bitoki nzongera kuzinywa. Ubwo niho namusezereyeho, ariko muri make abana iyo sanze bari kumwe na nyina nanjye ubwanjye ndanezerwa. Hanyuma rero mada, hari ibyo umugabo wavuze ati ndatanka kwita sheri. Ibi bintu bifata gute wowe yatashye akakwita sheri? Rwose yatashye akanyita sheri bifata nk'umunezero n'ibyishimo nahawe n'umushinga Rwamureke. Ubwo rero iyo atahutse nyine ataha yishimye, nta kinkubita, nta kintonganya. Iyo atungutse mu marembo ndamwishimira ndetse nkanamuhobera nkamwita sheri nawe akanyita sheri. Mwasubiye mu by'ukuri muri rwa rukundo rwa kera mukiri abageni? Kabisa rwose ntabwo akubeshye, usibye ko rwose nawe ntagakibyumva ntagabyumva neza, ariko rero ntakubeshye. Gusa niyo mwise ni sheri wanjye ati nawe nataka akajambo ariko gakwera, ariko muri ntabwo uzi ko twahuguwe. Ntabwo uzi ko twahuguwe, niko nizira nyigisho nta kintu zatumariye.
ubwo rero najya kubona nkabona nawaciye nkaciye imihine migufiya nkajya kumva nkumva arambwira ati ziko noneho wakurikiye ni kabisa narakurikiye amavuta yabyaye amavuta neza. Hano rero turi kumwe n'undi muryango mbibutsa ko ari ikiganiro cya Rwamureke turimo. Ahangaha rero Rwamureke kaba ifite umushinga Indashyikirwa ushyirwa mu bikorwa nyine na Rwamureke. Ahangaha bakagenda bahugura imiryango imwe n'imwe ibanye nabi, hanyuma kabaha inyigisho zishobora gutuma bahinduka bagashyira hamwe, hanyuma bakabana neza. Nyirango uyu ni umuryango umwe twumvaga. Reka twumve undi muryango urahura komeye. Muraho amakuru ni meza. Nge nitwa Batamuriza Festina, nkaba rwose nshimira Rwamureke yangiriye neza. Rwamureke ni ikintu cyangiriye neza cyane. Nari umugore wari warahangayitse, umugabo wanjye afite abagore utabara, atajya nyumva na gato, ariko ari jye uhora ku nkoni, induru zihora iwacu n'abana. Ariko noneho Rwamureke iziye igenda itwigisha. Umugabo agenda ahindukamo. Abaturage twari duturanye twabuzaga kuryama, hagira igikoma bataha. Niba n'abana bakinnye bimwe, abana birukanka bakavuza akarura, ukumva abaturage ubwo ni kwa kana nibo baratangiye. Noneho rero umugabo bukeye rwose natangiye kugenda ahinduka, aratangira tutajya tunaganira n'umunsi n'umwe, tutanavugana. Akaza akinjira nk'igikoko, akambwira ko ntari umugore, hari abagore banduta, kandi nanjye nkabibona rwose, nkabona ko bigaragara. Abaturage duturanye ntitureke baryama. Ariko Rwamureke, mbabwire mwe abantu, ndashimira Rwamureke pe, kubera ko ibintu tugejejeho bimaze kuba byinshi. Kuva Rwamureke ikimara kuza, umugabo nye twajyaga tuganira nabe, ntitwajyaga tunasangira. Twari gusangira kera nose umwana wa gatatu, ariko akaza akarya ukwe, hakaba n'igihe abyanga, hakaba n'igihe yarara mu gasozi, nkamubona hashize nk'iminsi 3 cyangwa 4. Ariko igihe cyaje kugera, ibintu byantangaje, nkashimira Rwamureke. Nagiye kubona mbona araje ari saa 6, aravuga ngo mwiriwe. Nari mu nzu cyo ni mwiriwe. Amaze kumwikiriza avuga, ndamubwira ntitambuka, aragenda no ku meza rwose, ndamwegera turafungura. Urumva tumaze gufungura turasangira. Egoko ahubwo se ibyo sinabona uko mbikubwira uko byari bimeze uwo munsi. Turasangira, mbese aragumya arananganiriza kusibinikira. Ubwo aragiye kundi munsi agarutse nijoro araza, turaryama, muzanira amazi arakaraba nk'uko abyaramo. Sibinikira aranganiriza cyane, binashimishije. Ako sibinikira ni Rwamureke. Noneho ubwo kundi munsi araza, ikintu cyantangaje, asanga nari munsi y'urugo, abwira umwana, ubundi yatunguka umwana yaza akavuga ati ataraje araje. Ariko ubwo ngo yaraje hatungutse, ngo aravuga ngo mama ari hehe. Umwana aza yirukanka ngo ngo ziko papa aje akavuga ngo mama ari, akakwita mama. Ntiye ati. Noneho ubwo ngubwo narazamutse, nari ndi munsi y'urugo, ndagenda mugeze iruhande, ati wiriwe, ati biteze byiza. Ubwo akaba ni umuntu ukunda gucuruza umusururu iki. Mwa abantu nabanye bitangaza nzane umusuru mu kabido kane. Tato we n'abana mu rugo, ati nimwakire. Si umugabo ubimeze bite? Ntago watinye kunywa? We ntago natinye, ahubwo nabanje guhereza abana. Noneho ubwo rero kubera iki wahereje abana se wowe? Nyine nahereje abana mujyane mu nzu, tuzana akacuma ko gusukamo, turicara turanywa, nawe turamuhereza. Urumva turasangira, aratangira tuganiriza urugendo yagenzemo n'ukuntu byamugendekeye. Sibinikira, si ibintu bije bite. Ubwo rwose umugabo ubu ngubu rwose ntababeshye, ndashimira Rwamureke. N'ubu ntababeshye, n'ubu mbona nta kibazo, kubera ko iyo uko angana ukure uko ngana uko umugabo usigaza akambwira sheri. Ese ubwo ijambo sheri waryumvise mumaranye igihe kingana iki? Kubera ko watubwiye ko ngo mwaherukaga gusangira ngo wonse umwana wa gatatu. Ubu mufite bangahe? Dufite abana 6. Ariko ubwo yarazaga nyine ntidusangire, akaza agasanga twariye tukamuhereza, hakaba nubwo aza twayimuha akabyanga agaca akagenda. Ariko ubwo ngubu nakubeshye, saa 6 arayibarira, akaza tugasangira, yiba ari n'akazi yisubiraho agasubirayo akagenda. Ariko manze mbabwira, ndashimira Rwamureke. Hanyuma umugabo wawe yahuriye he nayo? Na Rwamureke twari muri Keyo,
noneho baza kuzana udupapuro turatumbura bati baratubwira ngo tuzajye twigaga ari kuwa 4 ngo ni umuryango witwa Rwamureke. Uwo muryango turagenda baratwigisha ibyo batwigisha nkabana nta nabyumva inyuma y'amatwi. Bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ubwa kane ariko aratangira ubu wemera ko dufite abana ariko wemera ko ashobora gushyira inkwi mu ziko, wemera ko ubu ngubu ashobora gufata amasahani nkabona arimo arunyuguza, wemera ko ubu nabonye afura imyenda nkumirwa agafurira n'abana nanjye kandi dufite abana. Ubu umugabo wawe geraho agufurira? Nukuri yaramfuriye igitenge n'umupira afurira n'abana bari bagiye ku ishuri, nsanga n'igitenge cyanjye yagicishije mu mazi, numva biranshimisha. Ariko icyakubwira ariko ubu ngubu uziyambwira ngo sheri kandi nari wa muntu wahangayitse wakubitwaga nawe buri munsi isaha n'isaha nkumva ngo ari mu bagore, uyu munsi nkumva ngo yabyaye aha, ejo bundi nkumva ngo yabyaye aha. Ariko kuva Rwamureke yaza rwose nta hantu arongera kubyara, mbona turaho mu rugo tubanye gutyo rwose. Reka nkubwire namutangira ubuhamya nkatangira umuhamya Rwamureke nk'abantu duturanye, n'ubara umuntu duturanye twegeranye ahangaha duturanye neza twegeranye, nawe yakubwira ubuhamya bw'iwacu mu rugo ukuntu dusigaye tubanye neza, byagutangaza ariko wewe wari utuzi. Hano ngo hari na mukeba wawe? Arahari. No uyu nguyu ndeba? Yego. Aha, urahura komeye? Tura. Ndeba se muhagararanye kandi umwe ari mukeba wundi? None se turahagararanye nyine. Uyu niwe wari waragutwariye umugabo wavugaga? Uyu niwe wari waramujyanye, ariko umugabo wanjye yarangarukiye kandi mbona n'uyu mukeba wanjye dusuhuzanya neza, mbona nsuhuza. Ugatinyuka ukamusuhuza n'ukuntu yagutwariye umugabo? Ko nagize Imana se nkabona umugabo aragarutse nabuzwa n'iki kumusuhuza. Reka twumve uko abitekereza. Uraho? Muraho. Wari uremera ko wari waratwaye umugabo w'abandi? Ndaguha ubusobanuro bw'uko yabitangiye. Mama yatangiye avuga yuko umugabo we yabasha kuba afite abagore benshi. Umugabo we tujya kubana ntago nabanye nawe mutwaye, nabanye nawe nk'inshuti yanjye, ariko ntago nigeze mutwara ngo umugabo w'iwanjye kuko mfite urugo rwanjye. Ari nayo mpamvu naniza tubashije kuba duhagararanye hano. Ndumva nta kibazo mfitanye nawe uko ntigeze abiwanjye, ahubwo abo bandi bahari yabasha kuba bagaragariza. Bisobanuye ko ari yarakwinjiye ariko nkurikije ibyo uvuga? Ntago yigeze anyinjira, sigeze aba no mu rugo rwanjye. Nabanye gutyo nk'umugabo udafite umugore tubanye, ariko ntago yigeze abiwanjye. Ariko mwarabanaga mugakora gahunda z'umugabo n'umugore? Ivyo niko bimeze, ariko ntago nigeze mbana nawe. Urumva se nyine utari waramutwaye? Jewe rero ubwo mu by'ukuri reka twe kubica ku ruhande, wari inshorekeye? Naramutwaye nabikwemerera, ariko nawe nari naratwaye, nta nibyo nigeze ngambirira. Hanyuma mu by'ukuri umaze kubona noneho umugabo avuze ati kubera inyigisho yahawe agafata icyemezo cyo kutazabisubiramo, agafata n'icyemezo cyo kuvuga ati njyewe sinzongera kujya mu bandi bagore najyagamo, no gutari kwemera ko wari waramutwaye atari ko sinzongera kubajyamo, wowe cyagenze bite? Hagati aho ngaho rero ku ruhande rwanjye ninjye wize, hagati ye n'abandi nabo bariyize. Njyewe nta kibazo nigeze ngira kuba ari kumwe n'umudamu we kuko ntago yigeze amutanga nsange, ari nayo mpamvu nongera gusubiramo kuba duhagararanye ahangaha ntigeze amuta. Ariko ntiyongeye kugaruka iwawe ngo mukoranye gahunda z'umugabo n'umugore? Ubwo si ryo kari ibanga ryanjye nawe, ni ibanga ryo kuvuga ngo na iryo ni ibanga ryanjye nawe. Hanyuma wowe uremeza ko atagikijya muri ba bandi nk'uko uyu nguyu ari kuvuga ngo ni ibanga ryanjye nawe? Ubwo rero niba najyayo ni muri iryo banga ryabo, ariko sinkibibona. Jye yarambwiye aranansobanurira, urumva ati rwose nari naragiye ndimo kwangiza umutungo, ariko uriya mudamu twarabyaranye, ubwo twabyaranye ntabwo nakanga umwana twabyaranye, naza kunsaba mituweli nzayimuha, nansaba ibinini by'umwana nzabimuha, umwana narwara nzamujyana kwa muganga, se ko namubyaye namwanga ntiba ntago wakanga umwana. Ati rwose nanjye ntago nzongera kujya impande n'impande. Harya batubwiye ko yatahaga ryari? Hari n'igihe yararaga. Hanyuma ubwo yabaga yaraye kuri uriya nyine? Ubwo rero njye numva ariho, ariko nta handi natekerezaga numvaga ko ariho. Hanyuma si yo yatahaga nk'umugore mu rugo nyine? Nyine yarazaga nkamwakira nk'umugabo, ariko nawe uri umuntu. Nabaga mfite intimba mu mutima inenda gushwanyuka umutima. Hanyuma kuri gahunda z'umugabo n'umugore se mu buriri? Mu buriri none sigira ngo nabaga mfite kuraje, nabaga mbabaye. Ni rya hohoterwa nyine rivugwa ahangaha? Mva nkubwire, hari nubwo yazaga yatangira no kugira ngo aranka bakaba nkumva ikintu kiramfashe n'amarira akaza, ubwo mbese nkanabyanga rimwe na rimwe. Hanyuma se ko wumva abaga avuye ahandi ntugire ubwoba bwo kuba yakwanduza za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye? Ariko se
ubwo wumva we ibyo bareka kubitekereza we ntabwo wabitekereza uri umuntu ufite umugabo ukabumva yarabyaye kandi utekereza ko nawe uhari uri mu rugo aho ngaho utabona isabune ariko kugeza ubisabune arayima umunyara w'umwe none kuki wemeraga se kandi weya nkubwiye ko namuhakaniraga uruhare runini hari n'igihe banyigishije mfite muri umuntu wanjye banyigishije arambwira ati rero akira nguhe prudence ujye umuha ndangije ubwaba buranyica nireka reka uko ngana uko ntabwo natkunda prudence nawe ubwo byareka nkabireka hanyuma se ntiwumve ugiriye imbabazi ubuzima bwawe bwo umuntu uri kuza avuye hanze imbabazi z'ubuzima bwanjye narazigize aje ndamubwira ngo tujye kwipimisha arabyanga genjyayo ngiye nsanga cyo kora ntacyo ndwaye nsanga ndi muzima hanyuma ubu kurikiye usanze uri muzima nsanze ndi muzima ubwo amaze kumbwira ko agarutse mu rugo bitazongera ibyo biretse akambwira ko azajya atanga mituweli cyangwa n'ikinini cy'umwana nyine mbonye aje ndamwakira neza ubu tubanye neza ubu turaryama nkamupfumbata reka da hanyuma hano hari umuryango twabanjemo batubwiye ngo bamaze kubaka inzu bamaze kugura inka mwebwe bimeze bite umva nkubwire twari baba bantu dufite ubutaka ariko tugahora duhaha ubu twarahinze dufite imyaka mu nzu turagurisha dufite inka dufite inzu dufite ariko ibyo byose bimwe twari tubifite ariko dufite byinshi tumaze kugeraho twashyize abana mu ishuri urumva twatangiye abana mituweli kandi ubundi ibyo ntibizabagaho urumva turahinga ubu dufite imyaka turagurisha imyaka ibijumba ibishyimbo kandi ntabyo twagiraga ubwo se urumva Rwamureka itaragize neza ariko ikintu cyagutangaza kinshimisha umugabo wanjye yambwira ngo sheri wiriwe areba uko ngana uko birantangaza cyane ukitwa sheri uri umukecuru ukibaze nawe kandi njye ntinya kumwita sheri kubera iki wowe ubitinya se kandi wera bitinyutse arabitinyuka njye nkavuga ngo papa nkavuga ngo papa ngo biteze cyangwa ngo umwana ngo genda ubwire papa ntabwo rwose sheri ndabitinya ariko rero nagera ngo njye kuvuga ngo sheri nanjye nkajisha ngo ariko sheri ngo wiriwe yewe bako nkumva ni ibintu umuntu w'umukecuru atavuga wowe kabivuga ari umusaza Iko nanjye ndagerageza ariko ntabwo mbitinyuka cyane ariko gusa ndakubwira ko asigaye anyita sheri bikanshimisha ariko reka nkubwire nabera uzi ko atajyaga ngurira igitenge kagira inkuru ni ukuri najyaga nigeragereza ariko ubu nkubwije ukuri ubonye uburyo nambaye byagutangaza iki gitenge ntumbwire ko ari wa mugabo wazaga gukubita wazaga ni wowe wakikugurisha ibi ni icyo ureba nkubwije ukuri dore nturanye n'abantu ubonye ukuntu angurira buri munsi ntabwo ushobora kubyemera ubu nsigaye nambara n'utuvuta two kwisiga nkabona aratunzaniye yarambwiye ngo akira kagerese nine ndumirwa kandi na gikontora atarajyaga yimwe banza ari ryo toto tukubonana murakoze reka twumve undi muryango nkwibutsa ko iyi ngiyi yari imiryango yari yabanye nabi imyaka myinshi umugore n'umugabo akubita umugore byaranze mu rugo ariko kubera inyigisho bahawe na Rwamureke binyuze mu mushinga Indashyikirwa ubungubu bakaba bari kuvuga bati twageze ku bintu byinshi bishimishije uraho nawe uraho banyita Mukanyirizi Maria nkaba narahuguwe mu muryango w'Indashyikirwa Rwamureke nabayeho nabi cyane ku buryo abaturage bose babizi nabayeho ndera abana njyenyine ariko aho maje kwinjira mu mushinga wa Rwamureke ariwo Indashyikirwa ngewe nabashije kugira agaciro nk'umudamu mbasha kugira ngo nanjye ngira agaciro umugabo wanjye ari umuntu uhora ntoteza umugabo wanjye ni umuntu utarifuzaga ko ngeraho abandi bari umugabo wanjye nareraga abana bonyine aho mbonye nitwaga ndi umushenzi umugabo agahora ari umusinzi mu kabari twavugana gato agafata ibyo akigendera ibyo tugeze muri Rwamureke byagumye kuza buhoro buhoro impinduka ziza buhoro buhoro ibintu bigerageza buhoro buhoro aranga yanga gukira ku munota wa nyuma rwose akagenda bijya nubwo ku munsi w'abadamu kandi twari mu Ndashyikirwa yabashije kunkubita agomba no kunanyica ubwo noneho umuryango w'Indashyikirwa waradusuye mu rugo uratuganiriza barangije batashe bavuga ati abantu nge nababeshe batashe noneho ati ndavuga nta kibazo buriya ko warabashe kugira ngo ubashe kugendana nanjye buruzakira burakomeza turize buhoro buhoro umugabo nge kinashima izi saha Indashyikirwa zangeje kuri byinshi umugabo wanjye yajyaga gupagasa nta kintu kimwe yacuraga umugabo wanjye kinashima Imana yabashije gukira gakeya ubu ngubu ni umugabo wagiye gupagasa ubu nashima Imana yaretse inzoga yeretse itabi yari umuntu w'itabi akaba atabashe no gufura umuntu ukagira ngo ni umusazi ariko ubusaha izi ngizi turaganira akambwira ko bitazanasubira
ko nicyo tutabashije kugeraho tugiye kukigeraho bitewe n'uko yakize. Ubu ngubu saha izi ngizi rero umushinga w'indashyikirwa wabashije kumpa agaciro. Twahawe amafaranga menshi muri Rwamureke, nkayatungisha abana 5 ndi umugore nshishuro ntaha n'ahantu habinyagirwa, ariko umugabo yakayanywera yanataha akankubita. Ariko noneho kugeza isaha sinkikubitwa, umugabo wanjye arakeye arakaraba gacya, nanjye bamona mu nzu kabona ndakeye, n'abana banjye 5 abatarabashije kwiga ntibiza, ariko abatoya dufite ubu bari ku ishuri. Ikintu rero nashima Indashyikirwa za Rwamureke zarakoze, kuko kugira ngo umudamu igihe cyose abahora kubitwa, nahoraga mu kagari bankubise, nkahora ngiye dufite ibibazo mu mudugudu, abantu bose bakadufata nk'abasazi, bakumva ngo umugabo wanjye araharacumbitse aritekera, ariko Imana abashije kungira neza ifatije n'umuryango Rwamureke. Ubwo rero ngiye kugeza isaha nta kindi kintu nahiga, ndahiga ko nabonye agaciro, kandi ubu ngubu nkafite agaciro nkabona umugabo wanjye yarakize. Hari ibyo abandi batubwiye bagezeho kubera uko gushyira hamwe, mwebwe mugeze he ubu ngubu? Nge na nubiza isaha singiye guhiga imbere abaturage icyo ntagezeho, nge nabashiye kurundarunda abana, mbarera ngenyine ndi umugore, abana 5 kubarera ndi umukene ni benshi. Amafaranga ya Rwamureke nabashiye kurundarundamo abana banjye nta nifomo bagiraga, bose mbagura nifomo bajya ku ishuri bakagenda badasebye. Nanjye mbasha kugira ngo saha izi ngizi mbe ntarasebye ngo umwana wanjye ajye kwiba. Nta kindi kintu nahiga naba narageze cyo kora mfite ihe n'ibyaye rimwe nabashiye kura muri Rwamureke. Hanyuma se umugabo ari kuzana iki mu rugo ubu noneho? Umugabo wanjye cyo nashima Imana rero, muri no minsi yagiye gupagasa ahantu kure, kandi ubundi yagendaga bikangombwa ko anabura nkazajya kumushaka, ariko noneho no minsi yagiye gupagasa, ngiye kubona rwose mbona atumye umuntu amuha amafaranga ati nshira umudamu mu rugo ahahira abana. Muno minsi araza arambwira ati rwose akazi kambere kabi, ariko mu bushobozi mbona yabashije gukora yarayampaye, kandi noneho nkabasha kubona ko n'induru mu rugo zagabanutse. Aba rero ni bamwe twaganiraga muri iki kiganiro cya Rwamureke. Ni imiryango mu by'ukuri yari ibanye nabi, ariko ubu ngubu binyuze mu nyigisho Rwamureke yagiye itanga, binyuze muri uyu mushinga Indashyikirwa, irango urumva ko bo barahamya ko byahindutse. Ariko noneho hano muri aka kagari ka Nkomangwa turimo muri uyu mudugudu wa Bakanyi, hari abaturanyi nabo hano, irango mu Kinyarwanda baravuga ngo nta wivuga amabi ameza hari. Reka rero twumve niba koko iyi miryango uko ibivuze ariko bimeze. Muraho murakomeye? Muraho. Amakuru? Makuru ni meza. Nawe utuye hano muri uyu mudugudu, uturanye na bariya? Aba bantu turaturanye. Mu by'ukuri iyi miryango yayibanye nabi, ariko yigenda umva uko ibintu byahindutse mu ngo zabo, umva uko babanye neza. Noneho akenshi rero Rwamureke tujya twumva amateka yayo, abo tuganira benshi batubwira ko uyu muryango mbese waje ari umuryango mwiza, ugeza ku bintu ku bikorwa by'amajyambere abantu, ukabateza imbere, abari mu bukene bakabuvamo. Cyane cyane nicyo cya Rwamureke dukunda kumva yuko bashobora kuba bariteje imbere cyane. Imiryango tumaze kumva, mu by'ukuri ko mwari mubazi nuko mubazi ubu ngubu cyari bimeze bite? Nitwa Iyakaremye Thomas. Aba bantu bari mu miryango imeze nabi, imiryango yabo yari ibanye nabi cyane. Babarazaga mudasinziri cyane, tugahora duhura, ndetse barabaye nka wa mwana murizo udakizwa intozi. Ndahera kuri ya mugabo wabanje mbere, kuko Rwamureke yakoze akazi gakomeye. Hari akantu ivuye yatanze ubuhamya neza buvuye ahari jyana mutonze kuvugira kuri mikoro, ariko bwa mbere ntiyabitomura neza. Ariko ikintu mbona Rwamureke yakoze kinakomeye cyane, kimeze nk'ivugabutumwa. Burya ivugabutumwa ni ikintu gikomeye, niryo ryemeza umuntu icyaha agahagarara akatura ati nari umujura, nari umurozi, nari umusambanyi. Yivugiye ikintu twari tumuziho, yahoraga kubitirwa ubujuru kandi atabuze ibintu mu by'ukuri, ndetse rimwe bakabitwara yaragiye kuzishwa n'inkoni. Ariko nshimye ko izo nkoni ntizigeze zimuhana, bamukubitaga agapfa kongera akamera nkaho ni nk'umujura yibiringuye, agasubira kwiba, tukavuga tuti uriya muntu azapfa. Ariko nshimye Imana kuba Rwamureke yaramushoboye, akavuga ati nibaka niba mujyanye none ubusinyiba. Umugore we rwose we yasaga naho atari umugore. Reka nimuke kuri uwo rwose Rwamureke yakoze akazi, byavuze ni ukuri. Uwo afite amahoro twamubonye asigaye ayaga, uramureba kuriya rwose afite ibintu ariko ari nk'uruzingo, ariko urabona n'umugabo ukeye, kukabona twajyaga tumubona tukabona atembera nk'abandi. Ahubwo ntababwiye ko afite n'akagare n'iki, ahubwo navuye ko afiteho n'amasima, bimwe byamucanze bimaze kuba byinshi. Rwamureke yakoze akazi. Hanyuma hari igihe abagabo, hari igihe babona umugabo yumvikanye n'umugore, bavuga ngo uriya ngo yabaye inganzwa, ngasigaye nka wa wundi twabuze twumva umugore agira gutya agafata imyenda niba adahari umugore akamumesera. Abo ngabo nabo niwo wabandi usanga batajya imbere, kuko ubundi umugore yitwa umufasha,
ntabwo yitwa umuwe n'umukozi murafashanya kandi nawe niba uri umutware atwara ingabo neza bagafashanya kugira ngo atazivunisha kugira ngo bagende neza. Ubundi gufashanya nibyo bya mbere, aho umwe adashoboye undi akahazamura. Umugore niba agiye guteka nawe wagenda ugafura umwe n'umwana akajya ku ishuri, niba agiye gukura ibijumba wajya kuvoma mugafashanya. Abagifite iyo myumvire ahubwo ntibaganirwa mureke nabo bakosore bahuguke. Reka twumve n'undi mudamu uyu wa nyuma uyu utanze ubuhamya nyuma ndanezerewe nanjye cyane. Bariya nabanye nabo narakoresheje cyane ibintu avuze ntagabeshye kuko umugore waruhijwe cyane. Umugabo turabana ndamwigisha turagerageza uburyo bushoboye akamunanira. Ejo bundi ibyo avuze n'amaje niko ntakimubona ati yagiye gushaka ahandi kazi ariko ndashima Imana ko yaje noneho yarahindutse. Ntibyahindutse gute se ko ndeba nta cyahindutse mu ati ubu ngubu bya bitaro yarabiretse, inzoga yaraziretse, ati umuntu ukeye, ati nk'umuntu wamufashe uzaze kumusura. Ahubwo ubu ndavanja kumureba natinze kujyayo hashize nk'iminsi 3 ntajyayo. Nukuri umudamu yararuhijwe afite akabira arake nta maraso yagiye. Abana barimo bariga nabonye abana bejo undi mbona bamwe bambaye amapataro bako ndabona nabo nabanyamugi kubera iki Rwamureka yakoze akazi. Aha reka twumve n'unyo uraho nawe. Muraho nitwa Maniragwa Emmanuel nkaba ndo umuyobozi w'umudugudu aho ngaho turi wabakanye. Ni wowe umuyobozi w'umudugudu abangaba twavuze twumva batuyemo. Turaturanye bamwe bagiye bari mu midugudu twadikanyije ariko ibibazo byabo bimwe turabizi. Bimeze bite rero kuri abangaba se mu mudugudu mwebwe mwumvaga gute mwabafataga gute? Nkuko mubivuze uno mushinga Rwamureke rwose nta kutagize. Nejo bundi twarimo tubashimira waragerageje kuko ni ibintu twari tumazemo iminsi natwe byadutezaga ibibazo. Nkuko babivuze batanga ubuhamya ibyo abuhamya nk'aba bababwiye koko byari byo koko. Uyu mugabo Bizimana no umuntu wari umeze nabi cyane ashwana n'umugore we buri munsi nkuko bakabivuze ntago twaryamaga nk'abaturanyi ndetse n'ubuyobozi. N'abantu baraga barwana duhora mu manza tujyana gufunga buri munsi ariko mu by'ukuri nk'abantu bahuguwe n'abantu ngo badagifite imanza ndetse aho ko bimeze hari n'indi mishinga yaje irimo kugenda nayo idufasha muri iki gikorwa. Hariho abafasha myumvire nabo n'abantu turi kumwe dukorana ku munsi na Rwamureke natwe nubwo ubona ntari kumwe n'abako natwe raduhugura. Abo ku bantu bagiye bafite abangaba bafite ibibazo bagiye barashwanaga nkuko yabivuze. Uyu muntu yari ameze nabi koko akina urusimbi nta kintu yari afite ariko nk'umuhamya yabahaye afite aho yavuye koko nkuko abivuze. Byibura twebwe byaradushimishije nk'abantu tubona babanye neza. Bimwe rero bavuga ngo buganzwa ndetse hari n'igihe baza abantu bakadukina agakino katiyatiri bakatwereka ko umugore agomba kujyana n'umugabo bajya guhinga. Hanyuma muyobozi w'umudugudu muremeza ko iyi miryango binyuze muri uyu mushinga Indashyikirwa inyigisho bahawe koko ari ya miryango ubu ngubu yavuye kuri kwa kubana nabi ubu ngubu ibanye neza ku buryo amahoro ahinda mu mudugudu? Amahoro arahinda. Ntanze urugero kuri uyu mugabo ubu ni umuntu ugemura kuri dayari ndetse yabivuze nta gare yagiraga. Ubu rwose ni umubosi ngira ngo nabibona nuko ameze namutangira ubuhamya nanjye. Aha arakoze rero umuyobozi w'umudugudu. Iyi miryango twumvaga ubuhamya bwayo bw'uko yari ibanye nabi ikageraho ikabana neza. Ni umuyobozi w'umudugudu wahangaha nyine batuye. Hanyuma rero tubabwire ko tukiri mu kiganiro cya Rwamureke ahangaha tukabana none turi kumwe n'ubuyobozi. Ngira ngo hari n'abandi baturage bari hano. Ngira ngo rero hari ufite icyifuzo, ufite igitekerezo, ufite ikibazo. Hano hari umuyobozi w'umurenge wa Munyiginya. Hano hari umukozi wa Rwamureke Ange Sirasi Niyibizi we ashinzwe gukurikirana uyu mushinga Indashyikirwa. Muri iki kiganiro rero reka tubaha umwanya, byaba ari icyifuzo yaba ari ikibazo, umwanya ni uwanyu. Murakoze. Kibazo naje kukigira biragaragara yuko Rwamureke ari cyo yagejeje ku baturage bacu. Nitwa Nsanzumuhire Celestin, nanjye nigeze kuba umufasha myumvire muri uyu mushinga Rwamureke ariko ndi muri projet twagabandebereho. Indashyikirwa zazunganiraho twari tugejeje. Ikibazo rero mbaza nakibazaga uno muntu ushinzwe Rwamureke cyangwa se yihagarariye ubu turi kumwe, niba se Rwamureke ishoje ku mugaragaro. Twifuzaga ko n'aba baturage bavuga ati ntiratugeraho ko batubwira igihe cyangwa se ko batubwira ko bakomeje koko biragaragara ko hari aho igikenewe kandi biragaragara ko ari dufite akamaro. Ikindi nka kibazo ubuyobozi w'umurenge wacu kuko nagize amahirwe kuba turi kumwe, niba koko
uyu mushinga uko waje muri uyu murenge wacu ko badukomeza kudukorera ubuvugizi kugira ngo imishinga yindi izajya kugira ngo ijye mu yindi mirenge cyangwa se twumve yagiye mu tundi turere ubuyobozi bwacu buhatubereye rwose kuko twebwe uko tureba aho twavuye n'aho tugeze turimo turarushaho kugenda dutera imbere. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Arakoze cyane ku kibazo cyiza abajije. Ku kibazo yarabajije ati se Rwamureke murateganya guhugura abandi bantu kugira ngo dukomeze tubafashe. Ubundi nkuko twabibabwiye umushinga Indashyikirwa ukorera mu karere ka Rwamagana mu mirenge 2 mu Nyiginya na Gishari. Muri Gishari ugakorera mu tugari 2. Muri utwo tugari inyigisho zikagera mu midugudu yose y'utwo tugari. Twahuguyemo abantu 60 no kuvuga imiryango 30. Ubundi icyo twari tugamije kwari kugira ngo nibura abo ngabo bahuguwe nkuko bari bamaze kubivuga nabo batangire batanga ubutumwa ku bandi, bityo ubwo butumwa bugende bugera ku bantu benshi. Twifuzaga rero cyangwa se twateganyaga ko umushinga ibikorwa byawo bizagera ku bantu benshi ariko binyuze muri babandi bahuguwe. Ibyo rero tubikora ku bifatanye n'ubundi n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Umukuru w'umudugudu ngira ngo yababwiye, hano turi kumwe n'umuyobozi executive w'umurenge nawe wenda araza kugira icyo abivugaho, ariko ubu butumwa bugenda bungera ku bandi binyuze muri babandi bake bahuguwe. Twe dukunda gutanga urugero nka Yezu, intumwa yari afite zari 12 ariko dore ubutumwa bwakwiriye isi yose. Muri babandi bahuguwe rero ahangaha ubutumwa nabwo buzagera kuri benshi niko twizera. Murakoze cyane. Aha reka twakira undi. Murakoze kumpa ijambo. Nge icyo nagira ngo mbaze uyu mukozi wa Rwamureke, nkuko mugenzi wanjye umaze kubaza ko Rwenda Rwamureke yabishoje, nanjye nicyo kibazo mfite. Sinzi imyaka kugeza ubu ngubu Rwamureke iheraho kugira ngo ifate n'abandi bantu iba yabahugura, kuko mbona bafata abantu b'imyaka mike wenda nka za 30 kujyana hasi. Sinzi niba bahera nibura ku myaka wenda nka 50 kuzamuka, kuko hari abasaza bagifite gusharira cyane, bagifite gusharira. Ni ukuvuga ngo nabo bari bakeneye andi amahugurwa nabo. Nagira ngo nsabe Rwamureke rwose ko yongera ikagura inyigisho igatanga andi mahugurwa. Rwamureke ngo murakenewe ahantu henshi. Murakoze cyane. Nibyo koko Rwamureke ntago navuga ko wenda ari umuryango wa Rwamureke ukenewe cyane nka Rwamureke, ahubwo inyigisho nk'izi ngizi zirakenewe. Hanyuma ariko nk'umuryango nyarwanda natwe turi abanyarwanda tuba twifuza ko ibikorwa byagera ku bantu benshi, ariko nanone binyuze muri twebwe ubwacu. Aragira ati harimo n'abasaza bashaririye, niyo nyito akoresheje. Ubundi umushinga ufite uburyo uteye, twagiye dufata abantu nibura iyo myaka naho bagezeho, imyaka irenze iriya mwavugaga, ariko umushinga urimo ibyiciro byinshi, habanje kubaho ubushakashatsi. Nyuma rero wakomeje kumva abo umushinga wagezeho bavuga bati turagenda turatombora. Icyo gihe byanyuze mu bushakashatsi, hanyuma abagize ayo mahirwe birumvikana ko ari bake muri benshi abagezweho n'uwo mushinga, muri rwa rwego rw'uko nabo bazawugeza ku bandi. Burya nabo basaza abo bandi utagezeho ako kanya bizabageraho binyuze muri aba ngaba baharanira impinduka, kandi mwese mubigizemo uruhare bizashoboka. Reka twakira undi. Nitwa Nyiramana Denise, nkaba ntuye muri aka kagari ka Nkomangwa mu mudugudu wa Karubisha. Uyu muryango wa Rwamureke waradushimishije, wadukuye ahantu hakomeye, wacubije induru zahoraga ku musozi, abantu bahora barwana. Ibyo byose ntabwo tukibitunze muri Nkomangwa. Icyo nasabaga ngewe ni icyifuzo nsaba umuyobozi w'umurenge kugira ngo igihe yateguye inama ajya areka abantu bahuguwe muri Rwamureke baducishirizeho inyigisho, batwigishe, baduhugure kugira ngo buri wese ahuguke mu mutwe. Ntabwo ari ngombwa ngo twese tuzagira amahugurwa nk'aya bahawe, ahubwo tugire igihe cyo guhabwa inyigisho mu murenge wacu. Reka umuyobozi w'umurenge arahari agusubize. Arakoze cyane Pascal. Nkuko babwiye ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, nkaba nitwa Byaruhanga John. Ndahera ku kibazo cya Nyiramana. Ibi navuze nibyo rwose, natwe nabyo dushaka, nabyo twanateganyije. Muzi ko tukunze kugira umunsi wo kwa kabiri, tugira inteko z'abaturage muri buri kagari mu gihugu hose. Umunsi wo kwa kabiri murabizi. Ubu gahunda twashyizeho nuko umunsi wo kwa kabiri mbere yuko, kandi muzikaro ni inteko z'abaturage ariko hakabamo gukemura ibibazo by'abaturage, twashyizeho gahunda yo kuvuga ngo bari abantu baharanira impinduka mbere yuko hagira ikintu gikorwa gitangira gukorwa, bari abantu baharanira impinduka bazajya babanza bigisha abaturage, noneho banafatanye n'ubuyobozi kwigisha abaturage umunsi ku wundi. Nkuko Silas yabivuze, babashije guhugura abantu bake mu murenge wose,
ariko abandi bakeya batwita ngo ni bakeya abantu bageze muri 60 nitugira twese ubushake tukagabana utugari twose twa Munyiginya ndamya ko mu mwaka umwe abantu abaturage ba Munyiginya bose bazaba bahindutse. Buriya iyo wigishwa n'umuntu aguhereza ubuhamya nawe umuzi ko yabagaho biruta wa wundi uzaturuka nka Sirasi uturuka Rwamagana nago bazi ubuhamya bwe. Ariko nkatwe cyane cyane ngabura ubuhamya bwa Bizimana abenshi baramuzi nidukurikiza Bizimana twese ndabizi ko tuzahinduka kandi umuntu Bizimana azahereza ubuhamya yarasanzwe amuzi ndamya ko nta muntu uzananirwa guhinduka. Reka twumve n'uyu musaza. Yego nitwa Ruvugibigwa Roizi. Ikintu mbona twebwe badukorera Rwamureke na Sore ya muna Rwamureke ahanga akagari kacu kabakanye harimo abantu ba Rwamureke bahuguwe bakeye. Ikintu twabasaba nuko bakongera wenda amahugurwa bakagira abandi bantu bafata bakabahugura cyane kuko abantu babaye benshi bahuguwe ibibazo by'abadamu n'abago babana nabi byagabanyuka kuko akagari kacu hano mu mudugudu wacu usanga harimo ibibazo byinshi by'abagabo n'abagore kandi abantu bahuguwe ba Rwamureke bari hirya yacu cyane ariko batwegereye abahuguwe bakaba benshi wasanga imibanire y'abagore n'abagabo wenda yiyongereye kubana neza mu mudugudu wacu. Icyo kintu nicyo nasabaga cyane cyane kugira ngo batwongerere amahugurwa menshi mu mudugudu hano kugira ngo tuwe ko ibibazo byo kubana nabi byagabanyuka. Icyo nicyo nasabaga uyu muntu ushinzwe Rwamureke kugira ngo azaturwaneho ari ukuntu yakongera abantu benshi bahugurwa mu mudugudu hano. Cyumvikanye. Reka rero tugane ku musozo w'iki kiganiro. Hano hari Ange Sirasi niyibizi nkuko twatangiranye iki kiganiro ngira ngo hari benshi bakomeje kutubwira ubuhamya bwabo. Hari ningo ubuziteza amatwi iki kiganiro zishobora kuba zifite cya kibazo cyuko ubungubu wenda babanye nabi ngira ngo mwagira cyo mubabwira. Murakoze Nyandwi. Mu by'ukuri ubutumwa twaha abaduteza amatwi nuko nkuko mwakomeje kubyumva hari ubuhamya bwatanzwe bwagiye bubigarukaho. Hari imyumvire abantu bakunze kugira inadushuka cyane niyo ituma dukomeza kuba hahandi tubyita nk'agasanduku ka agenda dufungiranyemo. Rero hari abantu bafite imyumvire yuko kuba wenda atakwicara hamwe n'uwo bashakanye ngo bagirane ibiganiro umwe atege undi amatwi bibwira ko wenda kuba uri igitsina runaka biguha kuba ari wowe ufite ijambo kuruta undi bikaba ari byo bituma havamo nyine n'ihotera rishingiye ku gitsina. Ubutumwa rero twatanga no kumva ko ubundi umuryango n'abantu babiri. Ntushobora kwitwa kuri umugabo mu gihe udafite umugore uko twari dusanzwe tubimenyereye. N'umugore nawe ntago yaba yitwa umugore igihe adafite umugabo. Abo bantu bombi rero icyo tubasaba n'ukoroherana n'ukumva ko buri wese afite ububasha. Bwa bubasha buri wese yifitemo noneho akagerageza kubukoresha kandi akabukoresha neza. Iyo mvuze ububasha wenda aba bahuguwe barabyumva. Buri wese afite ububasha ari umugore afite ububasha n'umugabo akagira ubundi. Nukubuhuriza hamwe rero bityo za mbaraga zabo zikabafasha kwibakira imiryango. Murakoze. Reka rero nshuti bakunzi ba Radio Rwanda tubabwire ko iki cyari ikiganiro cya Rwamureke. Uyu nguyu akaba ari umuryango nyarwanda uharanira kwimakaza ihame ry'uburinganire no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina binyujijwe cyane cyane mu gushishikariza umugabo kubigiramo uruhare. Tukaba rero twari mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyiginya mu kagari ka Nkomangwa aha ni mu mudugudu wa Bakanyi. Ngira ngo nkuko mu byumvise muri iki kiganiro aho umugabo agira uruhare mu iterambere ry'urugo rwe ndetse n'umugore akagira uruhare mu iterambere ry'urugo rwe bose bagafatanya bagera kuri byinshi bishimishije urugo rugakomeza gutera imbere binyuze rero mu buhamya bw'izigo twaganiriye zari zibanye nabi ariko ubu ngubu zikaba zibanye neza mwumvise ko bageze kure. Hanyuma rero reka nanjye nkomeze kubifuriza kugubwa neza aho muri hose nkomeza no kubifuriza gutera imbere wowe mugabo nawe mugore muduteze amatwi tubifurize kugira ubuzima bwiza buganisha kwiterambere burangwa n'ubwumvikane burangwa no koroherana burangwa no gushyira hamwe mukagera kure. Njyewe rero kuri mikoro nari P7 cyangwa se Pascal Nyandwi reka nkomeze kubifuriza kugubwa neza aho muri hose. Turashimira Rwamureke niyo shamakimbirane mu miryango indashyikirwa we ngabagabo n'abagore we guma kwisonga ubu turafatanya guma kwisonga
twebwe we guma ku isonga inchizara tumaze mugume ku isonga shima turashimira Rwamureke niyo amakimbirane mu miryango Indashyikirwa we guma ku isonga turashimira Rwamureke niyo amakimbirane mu miryango Indashyikirwa we guma ku isonga